musozi maze ahamagara abo yishakiye ubwe baramusanga, abashyiraho ari 12 kugira ngo babane nawe kandi ngo batume kwamamaza inkuru nziza, abaha n'ububasha bwo kwirukana roho mbi. Abo ni Simoni ari we yahimbye izina rya Petero, na Yakobo mwene Zebedeyi, na Yohana umuvandimwe we ari bo yahimbye irya Boanerigesi bikavuga bene inkuba, na Andreya, Filipo, Bartolomayo, Matayo, Tomasi, Yakobo mwene Alufeyi, Tadeyo, Simoni umunyeshyaka, na Yuda Isikariyoti wa wundi wamugambaniye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yesu araduhamagara, Yesu araduhamagara, muze mwese tumwitabe, Yesu araduhamagara, Yesu abana bato tumwitabe, Yesu araduhamagara, Yesu araduhamagara. Barashaka iki? Abahamya mu bantu. Arifuza iki? Abahamya mu bantu. Aradutuma hose, aradutuma nta mupaka. Yesu araduhamagara. Twicare. Na 20 na kangahe? Na 6. Uva ko hashize imyaka 2026 Yesu yigize umuntu akaza kubana natwe, aje kudukiza. Kristo Yesu akuzwe. Tumaze kumva mu isomo rya mbere, mwese mukurikire, sibyo? Twumvise mu isomo rya mbere umwami Sawuli uri guhiga Dawudi ngo agire gute? Ngo amwice. Kristo Yesu akuzwe. Dawudi tuzi uburyo yatowe. Imana yohereje Samweli ngo ajye kwa Yese, umwe mu bahungu be amusiga iki? Amavuta y'umwami. Yese yaragiye, nako Samweli yaragiye ageze kwa Yese. Yese ngo yarafite abahungu 7, abati batumeho baze. Icyo gihe mu rugo hari 6, bakaza umwe batuye ntago ari we Nyagasani yatoye, uyu ntago ari we yatoye. Haza kuza umwe muri bo witwa Eliyahu, ngo yari umuhungu ufite igihagararo, yari umuhungu ufite uburanga, yari umuhungu ufite igikundiro. Samweli amubonye aravuga ati nta kabuza uyu nguyu ni w'Imana yatoye, niwe ugiye kuba umwami wa Isirayeli. Atangira yegura ihembe rye kugira ngo amusiga mumeneho amavuta y'ubutore, ariko uhora aramubwira atakada ntago ari uwo natoye. Amaze kubahetura abaza se, none se abahungu bawe naba gusa? Yari akandi kana gatoya karagiye iki? Amatungo. Afati mugahamagara vuba na vuba, niko Imana yatoye. Dawudi araza asigwa amavuta y'ubutore. Twazirikanye muri iyi minsi ukuntu Imana yamuhaye gukora ibintu by'impangare. Ajya kurwanya umufilisiti witwa nde? Witwa Goliyati. Goliyati yari umugabo w'igihambati, umugabo munini cyane, ufite imbaraga, uzoreye mu byo kurwana. Dawudi ngo yaragiye, Sawuli ajya kumuha imyenda ndetse n'ingabo yakoreshaga, ingabo bajyana ku rugamba ajya arwana. Dawudi ngo yambaye imyenda y'umwami, bamuhaye n'iyo ngabo gutambuka biramunanira. Noneho aravuga ati ibi byose mubyihorere, njyewe ndagiye, ngiye kurwana mwanya umuryango wa Isiraheli, kandi Goliyati ndamutsinda.
afata amabuye ayishyira mu gahago yari afite, ajyana n'umuhumetso. Ahuye n'uwo Mufilisiti aravuga ati ya papa twose no uje kurwana nanjye, tunaje nkubagira ibisiga ahubwo. Dawudi aramubwira ati wowe rero waje witwaje intwaro zikomeye, ariko nje nitwaje iki? Je ndi kumwe n'Imana yanjye. Dawudi yafashe ibuye arishyira muri wa muhumetso, arazunguza, ararekura n'umutwe wa Goliyati ngo ba! Goliyati ahita agwa aho ngaho. Aragenda ya nkota yarazanye kumwicisha, ahubwo Dawudi ahora yicisha. Kuva icyo gihe abantu bose barishimye, bakavuga bati Sawuli yishe abantu 1000, naho Dawudi yica ibihumbagiza. Abantu benshi cyane batangira kumurata. Sawuli yumvise rero, aho kugira ngo abe barata ari we mwami, bakarata Dawudi, avuga ati kira cyane ngomba kukica. Ariko Dawudi we nta kibi yifuriza Sawuli. Twumvise uyu munsi uburyo Sawuli ahaguruka ari kumwe n'ingabo 3,000 bakajya guhiga Dawudi. Aho Dawudi yari yihishe mu buvumo. Ese ubuvumo muzi icyo ari cyo? Ahantu hari ubuvumo n'ahantu baba bameze hate? Hari indaki. Umuntu uzi indaki buriya n'ubuvumo yabwumva. Aba ari ahantu, ese nako atari imisozi, murabyumva neza ra? Mvuye hano hakurya mu manegeka, twari twasuye abasaza n'abakecuru bahari bafite intege nkeya, turi kwa amasakramentu. Hoyo umuntu arabona agasozi ka hano hakuno, sibyo? Ariko munarebye no hakurya mu agasozi, sibyo? Ubuvumo rero muri ako gasozi harimo ikintu kimeze nk'umwobo, kigenda kikagera kure, kiri mu nda y'isi. Aho ngaho niho Dawudi yari yagize gute? Yihishe ari kumwe n'ingabo ze. Sawuli ahageze ngo barakubwe, yinjiramo agiye kwisayidira. Ingabo za Dawudi ziramubwira ziti dore Imana iramugira gute? Mwice. Nawe ari kuguhiga agakwice, Imana imushyize mu biganza byawe, ngaho mwice. Ariko Dawudi ati oya, ntago nakoze ikiganza kuko Imana yagize gute? Yasize amavuta. Ntago namugirira nabi. Cyabikoze afata inkota yari afite, aca kugishura Sawuli yari yambaye, aca hagace aragasigarana. Sawuli amaze kuvamo, asohotse muri bwa buvumo, twumvise uburyo Dawudi asohoka amukurikiye, akamubwira ati dore Imana yari ikumpaye kugira ngo nkwice, kugira ngo nkugirire nabi, ariko ngewe umutima wanjye nta kibi kirimo. Ntago nakugirira nabi kubera ko Imana yagusize amavuta. Twumvise Sawuli ngasuka amarira akarira. Tiburya koko ndi kuguhiga ngo nkugirire nabi, wowe nta kibi unyifuriza? Noneho menye ko ari ugomba kuba iki? Umwami wa Isiraheli. Kristo Yesu akuzwe. Imana itora Dawudi ntago yarebye uburanga, ntago yarebye igihagararo, ahubwo Imana ireba iki? Umutima. Kristo Yesu akuzwe. Hari igiti bita intomvu. Intomvu murayizi? Intomvu murayizi? Yamayinga. Intomvu ni igiti kiba mu ishyamba. Uri kubona nk'iki giti kiri aha ngaha, ukakibona ari igiti kinini gutya kibyimbye, inyuma kimeze neza, wagitema ugasanga mo imbere nta kintu kirimo. Bari mwabona imigano? Umugano iyo utemye mo imbere usanga mu iki? Ntacyo. Intomvu rero nabyo ni ibiti, biba ari ibiti rwose byiza binini, ariko mo imbere nta kirimo. Kristo Yesu akuzwe. Ntabwo tugomba kuba nk'ibyo biti, si byo se? Burya umuntu, ikigize umuntu ntabwo ari inyuma gusa, si byo? Inyuma tureba abibwe twita mu Kinyarwanda kigezweho ubu ngubu housing. Housing muri kumva ibyo ari byo? Bimwe tureba inyuma, umuntu burya ikimugize mbere na mbere ni imbere, umutima.
Iyo umuntu adafite umutima aba ameze nk'intomvu. Babyumvise? Umuntu agomba kugirwa n'umutima. Wa mutima ni cyo gicumbi cy'iki? Icyo gicumbi cy'iki? Cy'amizero.